Murakaza neza kuri Legacy Talks. Uyu munsi tugiye kubagezaho urutonde rw'abamama cyangwa se abakobwa bari muri sinema nyarwanda, imyirondoro yabo ya nyayo ndetse n'ibindi byinshi utari uzi. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana. Umukinnyi wa filime tugiye guheraho ni Rufonsina. Rufonsina mu buzima busanzwe yitwa Sandrine Uwimpuhwe. Undi ni Aisha, mu buzima busanzwe yitwa Inkindi Aisha. Undi tugiye gukurikizaho yitwa Nyambo, Nyambo nawe yitwa Nyambo Jessica. Undi ukurikiraho ni Linda, akaba yitwa mu buzima busanzwe Nkusi Bijou. Aba bakinnyi kandi turebeye ku biro, Rufonsina afite ibiro 75, Aisha afite ibiro 60, Nyambo afite ibiro 58 ndetse na Linda akagira 63. Ibi biro tuba tuvuze hano ni ibiro by'umubiri byo kunanuka cyangwa kubyibuha. Ikindi kandi aba bakinnyi ba filime tugendeye kuri education qualification cyangwa se amashuri baba barize, Rufonsina yize high school, Aisha yiga bachelor degree in finance cyangwa se icyo dukunze kwita ubucungamari, Nyambo yiga high school gusa, Linda yiga bachelor degree in IT cyangwa se mu kinyarwanda ikoranabuhanga. Ariko ubwo high school tuvuze kuri Nyambo na Rufonsina ubwo ni secondaire gusa. Reka noneho twivugiye ku bahungu bakundana. Uyu Rufonsina akundana n'umugabo wita Bugingo Janvier, akaba ari n'umushoramari. Aisha akundana na Irene Murindahabi, akaba ari umunyamakuru ndetse akaba afite ikinyamakuru cye cyihariye cyitwa MI. Naho Nyambo Jessica we afite Maurice Meteo, akaba ari umunyamideli, akaba ahanga imyenda ndetse aranadoda. Linda w'umugabo we witwa Christian, nawe ni umushoramari ariko by'umwihariko akora ibintu bijyanye na cosmetic cyangwa se kwita ku bwiza bw'abagore ndetse n'ubw'abagabo muri rusange. Ku bijyanye n'imyemerere, Rufonsina ni umukristu, akaba asengera mu bakatolike, Aisha akaba ari umusilamu, akaba asengera mu bayisilamu, Nyambo akaba ari umukristu, akaba asengera mu ba restoration, Linda akaba ari umukristu nawe akaba asengera mu badivantiste. Ku bijyanye n'imodoka batwara, Rufonsina afite Toyota, Aisha akaba afite imodoka yitwa BZ4X Touring, Nyambo akaba afite Century, naho Linda akaba afite imodoka ya Froka cyangwa se iyo dukunze kwita Gikeri. Ku bijyanye n'imyaka, Rufonsina afite imyaka 31, Aisha akagira imyaka 28, Nyambo akagira imyaka 26 ndetse na Linda akagira imyaka 25. Ku bijyanye n'ibara ry'uruhu, Rufonsina afite brown skin, Aisha akagira light skin, Nyambo akagira light skin ndetse na Linda akagira brown skin. Ku bijyanye na YouTube channel, Rufonsina afite YouTube channel yitwa Rufonsina TV, aho afite abasabu bangana n'ibihumbi 126. Aisha we nawe afite channel yitwa Inkindi Aisha TV, aho afite abasabu bangana n'168,000. Ukurikiyeho ni Nyambo. Nyambo afite channel yitwa Miss Nyambo, akaba afite abasabu 437. Undi ukurikiyeho ni Linda, akaba afite channel yitwa Linda Priya TV, akaba afite abasabu 182,000. Ku byerekeranye kandi n'ibinyobwa bakunda kunywa, Rufonsina akunda wine, Aisha akakunda juice cyangwa se icyo dukunda kwita jus, naho Nyambo agakunda wine na Linda agakunda wine ndetse na beer. Ku bijyanye n'icyo twita status cyangwa se irangamimerere, Rufonsina ari married nubwo bitaraba official, Aisha akaba single, Nyambo akaba single ndetse na Linda akaba married. Ku bijyanye n'imitungo yabo cyangwa se icyo twita net worth, Rufonsina abarirwa ibihumbi 100 by'amadolari ya Amerika, Aisha akabarirwa ibihumbi 500 by'amadolari ya Amerika, Nyambo we abarirwa miliyoni y'amadolari ya Amerika. Tugiye kuri Linda, Linda abarirwa ibihumbi 900 by'idolari rya Amerika. Tugiye ku biryo bakunda, Rufonsina akunda umuceri, Aisha agakunda umuceri urimo inyama cyangwa se pilawu, Nyambo agakunda ifi ndetse na Linda agakunda amafiriti arimo ketchup. Murakoze cyane kudutega amatwi, tanga igitekerezo ndetse utange n'abo twavugaho ubutaha. Kandi ntiwibagirwe gukanda subscribe.